ikintu kimwe nza numva ehwana ibintu ari ugukwakanya nyine nawe urabizi mba numva nshaka nza ameze kwa kundi subizi se ariko rero nawe ntukandi imita abana beza baraza kavuga pembeni ibintu nk'ibyo n'ibyo ugenda nyine reka umva nkubwire uriya mwana ko hararahaje ariko banza nanjye ukemura ikibazo cyanjye cy'ubushyuhe nibushira ujya uzana wishyuye fate ndayigukuriraho nibyo ngibyo cyangwa direct utangira ngubu ntabwo ndi kwishyura ntabwo ndi kwishyura ko ariko nubanza kumara ubushyuhe nta kibazo ahubwo twongere oya ndi tayari nanjye humura Komanze barakomanze nabyumvise byewe Biteze. Sava. Safa. Meze neza. Meze neza. Arimo kumbera hatari. Nanjye nuko. Ariko ukuntu meze none. Meze utese. Nabi byatari ku buryo ni Miss Tatu none. Afashe buri wari uzi ibibazo atema. Ibibazo se ki? Randura di impande yose y'atatu. Ebyo. Ubu nanjye ibico na abezamuye. Abese yarazamuye. Kuzamura gusa. Yiborera ntabyo. Arimo hano? Uri katuvugane ntacyo nimba ari. Umva reka mubwire reka tuzazana ko giye ntabwo. Hano se ubona bishoboka we hano hanze koko. Reka ningire mu nzu tuvugane narandi bati nta kibazo. Nta urimo hano. Ibiciro nyine byazamutse nayo ndazamuye. Ariko yazamuye ibiciro kandi nayo kote nayizamuye. Unangaye. 50 ishuri. Iki? Yombi? 50 Inshuri imwe? Inshuri imwe. Ubwo ko na iminsi 3 yo nshaka. None rero ndagiye nabaho gute? Mukaye ntabwo ndodo yagiye kunsura hanze. Ubwo se 50 iminsi 3 nangaye? Nawe bifite nawe byumva. Numva warengereye. Reka mubwire rero. Nawe retarema no kwa madeni n'abanari. Umushiri wanjye nawe utangiye ibintu nk'ibyo ntajya gutebuka kandi mba mfite abakiriya benshi Ndajya kwa Madeleine base nawe nta rutarema ntabwo rwose ibyo ntabwo bishoboka wagira ngo ndi umuntu wa mbere ubonye bwa mbere ntidusanga ngo se nta n'imiyaga washyira ariko nanjye ni ikibazo nanjye nahuye nacyo nazigene nzi ko randura dari neka ninjire mvugane na randura ntari mu nzu se ndetse randura abamo hano nawe okay ntawe uhari sawa rero ubwo ntabwo ayo mafaranga nayabona kabisa reka njye kwa Madeleine ubwo usanga ko nyine wayabonye ndetse mbigenze nta kundi ahubwo mukanya urasanga n'ibintu babishinye oya ndajya no kwa Madeleine ntabwo nabura ntawe rutarema ntabwo urabizi sibyo se sawa nyine nose sheri wafata umuntu uri mu cyicaro cya mbere ukamujyana n'uri mu cyicaro cya gatatu ubwo uvuze ko ikibazo ufite indesi zibura nshatse kuvuga yuko urumva nta kigereranya na sheri uri mu cyicaro cya mbere ko bya bintu bikaze urwo ni rwego bigezeho ndetse gusobanurira basigatuyemo ni ukuvuga ngo none se ari ngewe n'umuvandimwe undi uri mu cya mbere ndi uri mu cya gatatu ndabaho ngenda ndashaka kumenya mu cya kabiri okay reka ngusobanure sheri ni wari mu cyicaro cya mbere undi ari mu cyicaro cya gatatu Karibu. Dani. Karame. Karibu. Yaminaje. Makuru y'iminsi. Yaka myinshi. Uraho neza. Bravo. Makuru y'iminsi. Twaraburanye cyane. Ariko haraciyemo iminsi. Wagira musuhuza. Ari warabuze pe. Nari gukumbuye cyane. Sha nanjye nuko. Karibu. Stari. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Haragiye nawe urahera. Ntabwo naheze nawe urabizi buryo umuntu abajajaye buryo n'ibumoso umuntu agera gutya. Ariko no. none se amakuru Paradi. Wasigaye ugatanga. Urahazi. Uragenda ukaza ukiyicarira ntabwo mbona aha ngaha. Urumva narinje. Bafite ibintu bibi
nakubwira by'ibineza neza by'umuntu haguruka umutuza amakuru y'iminsi abantu turakomeye kabisa twaraburanye ba ni igihe kirekire ariko nyine nawe se ko wagiye tubura Black Sass nawe urahazi oya ndahazi si ko mucanse muraziranye se mbega se guteka imyaka myinshi tuziranye muziranye hese turaziranye oya mubwire ko ari inshuti yanjye wowe inshuti yanjye magana turaziranye inshuti yanjye turaziranye ahubwo ntunguye no kuba azi ya Black Sass ba supermarket ya Black Sass regeye bikomeye cyane kuhamenya biragoye duherukana kera ariko ndatunguye wana Paradis ntabwo nari nzi ko n'abana hazi ariko ndabona hari undi muntu mushyashya wa uyu se we bite uriya mwana se ndabona uriya mwana ni umushyitsi ariko ibyo nzambikubwira mwe bakabaye maramatse ku bantu murabizi ibintu byacu bihora gutya mu bicu yego uriya mwana rero ni umushyitsi ariko kugira ngo mbanze mumenyereze nawe yafasha kwakira abakiriya mu gihe babaye benshi ntacyo bitoza kuza ko biganiraho reka tube tumwihoreye igikuru uri ubushize mva hano ndabizenduze ko naba naragiye gutya nabi ariko ntabwo nagiye nabi bandi umugabo wenda nubwo abajemo twarwangendanye dutoya ariko urabizi ubushize hari uko nagiye hari ibidakemutse bayazanye se ntabwo yabura ukuntu nje buriya umuntu ukunda cyane ariko uyu munsi naje mfite amafaranga make angahe naje mfite ibihumbi 10 shena ntabwo nyine nkora aya mafaranga ngiye ibihumbi 10 kuzi ko n'ubundi amafaranga se nkorera nyazana hano shere hoya 10 ntabwo nabikorera ngiye nawe urabizi ahubwo yazana tuyagure mutubyere none se nkanjye mbikubwiye impamvu mbikubwiye ni kuko bizi ko buri breakfast ngifata hano nkajya no ku kazi ese je kuri nakora ibihumbi 10 shere urumva yenda ajya ku kazi asigara ndayakuzanira nimugoroba oya ntabwo nakora amafaranga ibihumbi 10 shere ndeka nkubwize ukuri pe ntabwo ndi kukoresha ntabwo nakora amafaranga ibihumbi 10 tubikora aya nayo bushize ubona se ahubwo uri umuntu w'umugabo ubundi se wagize gutyo biranga erega n'undi wari umuntu ntabwo byakwanga ahubwo se wenda sinzi uko ubu ntekereza buriya wihangane wenda nanagiye nsa nk'uhuga gakeya ariko nari ngarutse no kugaruka urumva nahise mfite ibintu by'ibibazo gutya ibintu nyine biraho by'amavunane nyine ibintu nk'ibyo ngibyo nagira ngo wenda nkubwire ikintu kimwe iri joro ntarara sibyo ariko ntugire ikibazo nta n'impungenge zirimo kuko na gahunda y'iri joro nayo ndayikemura daniel nkubwire rero yego ubona ko Paradis yagutanze kandi yishyuye umunsi wose none abandi bafate Paradis wishyuye umunsi wose nkamwiruka nawe ukaba ari ugaruka ukinjira ariko urumva ahubwo upfa nkubwire wowe n'abanyemo naziranye nk'abantu b'abagabo maze mubivuganeho umwanzuro muri bufate n'undi bugendereho ubu se turaganira na Paradis dufata umwanzuro mwebwe mubyanze nk'abantu b'abagabo buriya se turafata umwanzuro abagabo nta kibazo ntugire impungenge njye na Paradis turabyanzura kandi nzi ko umwanzuro uvamo urabona sawa kuko wabibonye ni umuntu wanjye cyane turaziranye cyane ubundi buriya nk'uko uzi amatwi n'amabinga bituranye njye na Paradis turi kumwe gutya uku nyine ubona uku utazajya kubura ukubona byanze nk'abagabo njye nta kibazo mfite ntabwo byatunanira nibitunanira ntabwo tuba turi abagabo mupfapfa mutaye burwane gusa turaba turi imbwa zirara mu nzu imbwa irara mu nzu urayizi ntabwo twarwana imbwa irara mu nzu urayizi twe turi abagabo ahubwo
nakure Paradi ubwira se tuganire nta kibazo Paradi tuvugane gatoya ikiraho ngaho tuganire nta kibazo no tuvugane gatoya hari gahunda imwe ntabwo igoye ni akantu gutya karaho gatoya ngwino tuganire n'icyo kunywa ntugisige nta kibazo nabagisigira ndi reka tugire tuganire ni haha ariko njye mwita Minaji cyangwa n'ibita Minaji ushaka ujye unyita mu izina ryanjye Minaji kandi wisanzure mve ko uri mu rugo ufite nka mukuru wawe cyose cyose ugize umbwije nta kibazo hari ikintu nashaka kukubaza kijyanye n'iki ndashaka nyine kukubaza ku bijyanye n'akazi wavugaga akazi ukora akazi nkora nakubwiye ko hari nza kugusobanurira n'umugoroba rero uba witonze nyine natekerezaga ko niba ari nk'ibi ngibi ndi kubonesha amaso yanjye njye mbaye nkubwiye hakiri kare ko bitashoboka ko bitewe kuko n'ubundi ndabona ntabwo byaba bitaniye n'ibyo nari ndimo ndi ku muhanda ntabwo byaba bitaniye pe numva nkubwire aba bose urimo ubona dufatanyije bizinesi kandi iyo bizinesi nanjye ndashaka kuyikwinjizamo kugira ngo nawe izayikugirire akamaro ejo hazaza rero wigira amatsiko y'akazi nkora wowe byitondeye ndaza kukubwira akazi nkora kuko niba bimeze nk'uko ngiye bibona mbaye ndihakanye ku mugaragaro njyewe ntabwo bizashoboka basirika mpe n'inywero niba udashaka kumva ibya bizinesi ushaka kwinjizamo nawe ejo uzagira icyo wimarira tube tubyigana kanegereza uzambwire iyo bizinesi gusa niba imeze kuriya bigurwa inshuro nyinshi pe ntabwo byo bizashoboka Paradi urabona Ablaxas supermarket ndahakurusha ndahazi imbere yawe nabonye ko ntago ntageze ibintu nari ukuntu womeze bitaha wowe ntago ntageze bitunguranye umaze kunzwi ndazwi ntago twijya muri byinshi ahubwo urabona hari ukuntu ambwiye ngo iri joro ni wowe nari musabye ko ahubwo n'ejo nziyongeza nta kibazo nari musabye ko narara arambwira ati nyine ntago urimo ntago ndimo he yewe n'injye utarimo se wowe ntago urimo ndakogewe noneho urumva ikibazo nshaka kugusaba urumva buriya hari ukuntu umuntu iyo yakije indege neza igahaguruka aba akeneye pilote ngo yatware igeze ku kindi bibuga yanure nkeneye ko ayigusha uranyemerera nibura hagati y'iminota 10 na 20 sura nta kintu binasubiye nkeneye nkajya kwambara ipantaro ngasohoka nkajya kugenda ntago no urumva iminota 20 urayigiza ntabwo ari nyinshi indege yanjye irabiguye nimara kugwa njye ndahita nigenda ariko ndakubura ubwo ngubu ndagusigira uburenganzira nta kibazo urumva buriya umukinnyi ukeneye fitness asigara mu kibuga njye nta fitness nkeneye none ugushatse koko nkiri umuntu wiga se oya ntago mvuze gutyo muganira arakubwira njye simvuze gutyo ntacyo ubwo nawe niyumva fitness yawe uri hejuru yo yiyanjye so nta kibazo urabona nzamuka rebero nkazamuka n'uruveje amubwire kuko mfite amatsiko ya bizinesi nkora cyane no kubera iki navuye ngo erega wowe utonze bizinesi nkora uzayimenya erega ni byiza kubana nawe tuziranye nanjye ntabwo nzi ubuzima bwanjye ibi ni byo twakabanje duheraho kugira ngo tubanze tumenyane birambuye kuko iyo ugiye kwinjiza umuntu muri bizinesi waza ukamenya umuntu uwo ari we sasa Paradi urumva nyuma y'ibyo byose nkubwiye muvandimwe iyo dero nguhaye urumva ishoboka sawa niyo mpamvu nanjye nakunzaga bizinesi kuva na kera ntacyo nakwimye nta kibazo Minaji ku mwanzuro dufashe njye na Paradi nta kibazo ahubwo urumva nyine indege yagurutse gira hino mwabyumvikanyeho gira hino nta kibazo gira hino indege yagurutse iyo indege yagurutse ukeneye umupilote ngo ayigushe sawa rero nyeruka rwose nta kibazo njye na Dani ubundi turabavandimwe
Dani. Maradi. Karame. Yaje wa. Okay. Uretse gato ndaje muvugisha. Sasa ngira ngo ibintu utampaye irarangiye. Oya ni taxi. Kugira ngo buri ikibuga nasanze kidaharuye neza. Urabuzwa nande sha no kwikina buri nyine kubyo. Kata uzi yuko uriya nasanze bimeze gutya. Nk'ikiriza cya mu gitondo gikinguka. Cyo nzi cyo. Gusa ikintu Next time nawe ni wowe nyine uzaza nsanze. Nawe haze reka turaziranye. Tuza. Gusa igikuru ni ikintu. Wari urwaye arapfuye. Reka mbe nigende. Uriya rero. Umva wowe turi kumwe. Ikindi gihe duhure. Next time. Reka narekere izi ngizi. Ubundi singizi ntabwo ziruze kurikesha. Nari izi ngizi ko biri kose nagira saa moya ameze neza. Biri kose biraza kurya. Sheri, uveze. Mwende ukaraba. Sheri, ibyo karaba byawe ikanya wowe. Sheri, urumva kwakira abantu babiri icyarimwe ntabaje gukora n'isuku rega nayo bikenewe. Urumva byashoboka. Nanjye nasigaye nkora ka playlist ariko rero kanya urambabaje. Cyane ntabwo nzi ko biriya bintu biza kugenda. Wabaje se gute? None se njye ndi kwibaza Dani araje. Ndamwemereye pe. Nari mwemereye. Ariko njye nzi ko bivuze kwita umwaka akavuga ati nk'umuntu wishyuye umunsi nyine wanje nashyitanga amafaranga nishyuye umunsi. Nzi ko utaribuze kumwemerera. Ariko nshiditse mbona hewa nawe mwemereye nkorwa ari isoni. Inanze kwiteranya na Dani bundi. Ushobora kumuhakanira ejo mwakubiterera hirya ibintu wakoze ugasanga bibaye bibi. Ariko wowe nari nzi ko umuntu rwose nawe ubibona nese arabatibe barasangira umuntu umwe koko. Ubundi wowe wumva basi nakora iki? Nakora kugira ngo wumve nibura waba wanje gusa. Wowe byiyumvemo ku buryo ari nawe gusa. Ndaraseka sha. Gusa urabona nawe. Bose sheri urumva ushaka kunyiharira wowe wenyine. Nje nyine nakora igishoboka. Rero ntabwo byavamo. Uzuma bitavamo. Byakundeka. Urabona wabona ibya runaka n'ibya runaka ukabimo kugira ngo ngere ku cyo nshaka kugeraho. Kandi sinakongeraho make ariko basi ibintu bikagenda neza. Ukabwanje gusa nkajya nisanzura. Ngaho kare bakomaraze mu kanya baraje abandi baraje gusubuko. Ubwo mubizo kuri rero. Njye ndi muri business. Ntarabona etage nshaka ihagaze. Ntarabona imodoka iparitse hariya business yanjye yindi iri hariya. Twazashya twabigira hariya. Twabigeraho. Kuko igihe gishobora kugera ibyo bitaranuzura. Narakwihariye wenyine ugasanga utayemo hagati kandi icyo shaka ntarakigeraho. Ibyo kunyabyo ntabwo bishoboka. Aho wumva kumbwira. Twibandire bisanzwe ko njye ndi muri business. Nimba utabishoboye kubana nanjye bitewe na business ndimo nkora tuzajya Nyagasambu. Ntawe ritarema. Byose nabyo bimuka kandi. Cyane rwose ni business ndemerega. Ubu no kuvuga nta nagakondo nagakiye mfitiye nta nakantu gato. Muri business urukundo ruzanyuma. Nimba utabishoboye. Dore umuryango urakinguye. Zose kwigendera. Ndabanga nasamye nzi ngo turakundana ndahaza rwose nta kibazo. Okay, niba ushaka kunyiharira. Urambabaje. Ndashaka buri kimwe cyose hariya. Ubwo ni ibisabwa n'iki? Ndashaka ko etage hariya imodoka business